Yesu Simashini Imana kuri biri gusohoka neza dore. Amen. Ubitondo bikumva ko Satani yakabye igitero. Igihe kiragera umugabo araririmba abantu baranezerwa mukabari barazicuranga igihe kiragera gacaca igenze iratangira none umuntu akayatangira kubazwa iyo yarasi ko byarangiye bikagaruka ku mugaragaro benshi barabihirwa kuko ibyo bakoze bari basi ko byagenze bite. Mu nyemerere muri uyu mugoroba tugiye kwiga n'ikigisho cy'urubanza. Ikigisho cy'iki niba hari ikigisho gikomera kandi gitera ubwoba ariko nanone kiri ihumure n'ikigisho cy'urubanza. Kandi abantu bigeze bagura ukarekwa simvuga abareze aho umuntu wagize umwaku akarekwa agahamagarwa mu rukiko wajya kwisobanura ku bikirego yarezwe. Ninde byabaye sibifuje ariko hari ibibaho kamasuri y'abatwari hagati oya inyuma yawe ubwisukuzi igihe wabonaga convocation bagutumiza ku rukiko mu rwari rwose ati tariki ya 18 uzitaba ku rukiko uzasobanurirwa ibyo urego bahageze. Iryo joro barasinziriye arashubira ati iryo joro ntabwo nageje gute. Icyambe atangira kwiburanya ubwe akibaza ibibazo kandi akagenda akisubiza ariko se ni ibiki nakoze. Impamvu niba hari ikintu gitera ubwoba mu buzima n'ikintu ni urubanza. Ubu ni muri kurara turanye twese turabavandimwe ariko uwangira umucamanza n'uya akaba umucamanza bakaguhamagaza tukagutumiza twambaye ya makanzu y'umukara wicaye hariya uri kwisobanura byanze bikunze nubwo utuzi nk'abaturanyi muri quartier ariko tubona mu indi shusho kuko ugeze imbere y'urukiko. Niyo mpamvu nimugoroba tugiye kwiga isomo rikomeye cyane. Impamvu mugabo yakomeye suko ritumvikana suko ari bishya aho binyandikira tubwira ngo byose byageje bite byarumviswe. Dufatire Bibiliya dusome umubwiriza ariko mumfashe tujyane inshuti zanjye. Umubwiriza igice cya 12 umurongo wa 13 ndetse n'uwa 14. Umuntu uzi gusoma yihuta ahaguruka afashe. Iyi niyo ndunduro y'ijambo. Iyi niyo ndunduro y'ikirego y'ijambo. Byose byarumviswe Imana kandi ubwo umaze ukomeza amategeko yayo kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Yego. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Dore iyo niyo ndunduro y'ijambo byose byagenze bite. Imana izazana mu rubanza igihishwe cyose kizaza mu rubanza ari icyiza ari ikibi. Reka ubwire mushiki wanjye mwene data muri mugoroba uraryo rimeye ibyo ukora byose mushitsi watugendereye hari urubanza. Abantu bashobora kuba abahanga bo guhisha ibyaha ugakora icyaha ugahisha n'ibimenyetso byacyo ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bakabura aho baguhera bitewe n'uko ibimenyetso by'icyaha babishibishe. Ariko mu ijuru hari urukiko rudasanzwe. Imana yaremye umuntu iduha gahunda yo tugenderaho cyangwa se yo kutubara muri ubuzima. Imana yaremye umuntu yateganije ibintu bibiri. Yateganije ingororano y'ubugingo buhoraho kuba yumvira kandi nanone Imana iteganya guhanwa cyangwa se gucirwaho iteka ku bantu bayigomera. Ku indunduro ku maherezo y'urubanza byanze bikunze iyo abantu baburanye ari babiri umwe aratsinda akarihwa ibyaragira agahabwa n'indishyi y'akababaro ariko undi nanone agahura n'ingaruka akariha ibyaregerwa kandi agashyirwa no muri gereza kuko ingingo z'urubanza zagenze zite zamutsinze. Tube maso. Reka turebe igitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 12.
cya 12 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. kandi benshi muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi benshi bo muri bo bazaba baragenje bati, reka mabwire bizera abashyitsi duteranye muri uyu mugoroba, iyo umuntu apfuye abasinziriye kandi umuntu usinziriye aba yateganijwe ko azagenza, ariko abantu bazakanguka mu buryo bubiri. Hari abazakangukira gucibwaho iteka no gukorwa n'isoni, abandi bazakangukira guhabwa ubugingo bw'ibyo butera buhoraho. Iyo ni imigabane ingahe? Ni imigabane ibiri. Ndetse umuhanuzi muto witwa Malaki mu gice cya 3 umurongo wa 19 nawe hari icyo yavuze. Malaki ni igitabo gisoza isezerano rya kera. 3:19 aravuga ati, yego, dore hazaba umunsi utwika nk'itara. nanone Malaki nawe agiye kutwereka igihano kizahanishwa inkozi z'ibibi. Niba uri ahangaha ukora ibinyuranye n'uko Imana ishaka, hari igihano cyangwa se hari ingaruka zizakugeraho zishingiye ku byo wakoze muri ubu buzima. Reka twumve icyo umuhanuzi muto yabivuzeho. Abibone bose n'ingore subira haruguru gatoya. dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro. Dore hazaba umunsi, uwo munsi uzatwika nk'itanura ry'ikiyembe ry'umuriro. Nyuma y'aho bizagenda bite? Abibone bose n'inkozi z'ibibi zose, abibone bose inkozi z'ikiyembe z'ibibi, maze haba umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. hazaba umunsi uzabatwika bose bashire, kandi ntabwo ari akanwa k'umuntu kabivuze, si umuyobozi w'igihugu ubivuze, si umuyobozi wa Amerika ubivuze, ahubwo akanwa k'Uwiteka niko kagenje gatemba kabivuze. Niyo mpamvu urarika buri mugoroba urabe maso. Ibyo ukora byose igihe kizagera ingorano zitangwa ku bakiranutsi, kandi nanone ibihano bizatangwa ku nkozi z'ibibi. None wagize amahirwe yo kuba tukiriho kuri mugoroba, ukaba uri aha muri iri teraniro ushingiye ku isano ufitanye n'Imana, ushingiye ku byo ukora bya buri munsi, uri mu bazahabwa ingorano cyangwa se uri mu nkozi z'ibibi zizashya zigashira. Icyo ni ikibazo wakwibaza nanjye kwisubiza, ukabaho wicaye utegereje kuzahabwa ingorano cyangwa igihano bitewe n'amahitamo yawe. Ndashimira Imana ko yaremye umunika mu mudendezo, yuko ibihembo cyangwa se igihano bitangwa, Imana yateganije urubanza ruzahereza buri muntu wese mu mwanya umukwiriye. Urwo rubanza turaza kureba ijambo ry'Imana rivuga. Daniel umugaragu w'Imana yabweretswe maze abyandika mu gice cya 7 cya Daniel ku murongo wa 9. Ngaho dusome Daniel igice cya 7 umurongo wa 9. Ese Daniel ari mu mwuka w'Imana yeretswe ibijyanye n'uru rukiko rumeze rute? Ese uru rukiko rutangiye kukanya rute n'inkiko za hano ku isi, za zindi zititiza abagabo bakomeye, ariko yagera imbere y'urukiko agatitira? Ese urukiko rwo mu ijuru rwo ruteye rute? Ngaho dusomere. Nkomeza kwitegereza kugeza aho nyiri ibihe byo. Uwo ni umugaragu w'Imana Daniel, bakomeza kwitegereza kugeza igihe umukuru nyiribihe byose yagenje ati bashyiriyeho intebe z'ubwami. Subiramo. Nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyiribihe byose aricara. Isashi abari hano, haza umukuru nyiribihe byose agenza ate? Aricara. Uwo mukuru nyiribihe byose yasaga ate? Imyambaro ye yeraga nka shelegi. Imyambaro y'uriya mukuru nyiribihe byose yeraga nka shelegi. Umusatsi we wasaga n'iki? Wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza, baramukoreraga, kandi inzovu incura inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo bigenza bitewe birabungurwa. Wumva urukiko rudasanzwe. Ese niba umuntu yicaye imbere y'urukiko rw'ibanze, ugahamagarwa mu rukiko rw'abunzi, bakubaza ibibazo ugatangira kurya indimi, noneho mu rukiko rwo mu ijuru, kandi inkiko zo ku isi zishobora kukurenganya ukanajurira, wagera mu rukiko rwisumbuye ukarenganurwa, uwari ugiye gukatirwa agahinduka umwere. Mbese birashoboka?
icyo nshimira Imana kugura urukiko ntirurya ruswa ntawe rurenganya. Haleluya. kandi ntawe uzajurira kuko igitera umuntu kujura ni ukurengana. niyo mpamvu rero mu ijuru hari ibitabo byandikwamo ibyacu byose. turaza kubireba. urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 10. urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 10 rwa kabiri rw'Abakorinto. kuko twese dukwiriye kuzagaragazwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. kuko buri muntu wese ari umukire, ari umukene, ari uwize, utarize, ari umukecuru, ari umusaza, umuntu wese, kuko twese dukwiye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ikibi. kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiranye n'ibyo yakoze kandi yabikoze akiri hehe? mu mubiri. kandi ari ibyiza cyangwa ibibi. umuntu wese aziturwa, azahembwa ibihwanye n'ibyo yakoze akiri muri uyu mubiri. burya reka mbabwire, iyo umuntu apfuye ibyo biba bigenje bite? biba birangiye. iyo umuntu avuye mu mubiri, mu ijuru bahita banzura ngo ararimutse cyangwa se ari ku bugingo buhoraho. niyo mpamvu njye nawe tukiri bazima dufite amahirwe yo gutegura no gutunganya ahazaza hacu heza. ese ku ibyacu bizagaruka mu rubanza, ibyo dukora tukiri muri uyu mubiri tukiri bazima, duhuriye aha ntabwo twirirwanye. ibyo wavuze uyu munsi, ibyo wariye n'ibyo wanyoye, ibyo warebye, intekerezo zawe, ibyo wakora cyangwa se ibyo wakozeho, ari byiza cyangwa ari ibibi, byose birandikwa. none kubw'uyu munsi imbere y'izina ryawe handitswe iki? subiza ibitekerezo imbere. Satani ni umugome, hariya turiganya, nuko ukaba rusisibiranya ibyo ukora byose ukarenzaho nk'umuhinzi mubi uhinga siba. noneho ugasiba ukarenzaho, nyamara mu ijuru ntabwo wabasibira, kuko Imana yacu ntisobwa. ntabwo wayirijisha nk'uko uririsha umugabo wawe, nk'uko uririsha umukoresha wawe, ukamubesha uri kumukorera kandi wiriwe umudehera, ukariye amafaranga y'akamama kandi utakoreye umugezi wahembewe. Imana si uko iteye. icyigisho cy'urubanza. reka turebe ibitabo bitatu biboneka mu ijuru. reka turebe mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 3. turebe amagambo Pawulo yandika ahangaha, yandikira abagore batanije umurimo. soma nshuti yanjye. kandi nawe uwo dufatanije uwo murimo by'ukuri, ndakwinginze ujye ufasha abo bagore kuko bakoranaga nanjye, bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza, bakamufasha kurwanira ubutumwa bwiza. nuko hepfo bona Kirimenti n'abandi bafatanyaga nanjye, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. amazina y'abo bagore yanditswe mu gitabo cy'ikintu. abafite igitabo cyitwa intambara ikomeye, umwanditsi wacyanditse harimo icyigisho cyihariye kivuga ngo isuzuma rubanza, basobanura ibijyanye n'ibi bitabo twabonye Daniel yabonye. baranditse ngo mu gitabo cy'ubugingo handikwamo amazina y'abantu bose bagize uruhare mu murimo w'Imana. bisobanuye umuntu wese wagize uruhare mu murimo w'Imana akanamba ku kuri ntabivemo, iri zina ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. amen. icyo ni igitabo kimwe. hari ikindi gitabo cya kabiri dusoma muri Malaki igice cya 3 ku murongo wa 16. twihute. Malaki igice cya 3 umurongo wa 16. maze abubaha Uwiteka baraganiraga Uwiteka inshuti yanjye, maze
abubahaga Uwiteka bagendaga bate? Baraganira. Rero ibyo biganiro abubaha Imana bicara baganira. Namwe mwaganira. Ese ibyo mwaganiraga byari bimeze bite? Ngo abubahaga Uwiteka baricaraga bakaganira. Bamara kuganira bikagenda bite? Uwiteka agatega amatwi akumva, maze Uwiteka agatega amatwi akagenza ate? Akumva. nubwo igitabo kikandikirwa imbere y'urwibutso, maze igitabo kikandikirwa imbere ye, kandi icyo gitabo cyitwa igitabo cy'urwibutso. Twasomye hariya muri rwandiko Pawulo yanditse, aho yifuzaga ko bari abagore, avuga ati bari abagore amazina yabanditswe mu gitabo cy'urwibutso, kuko babaye inkoramutima za Pawulo bagafatanya kubwiriza ubutumwa bwiza. None Maraki we yaterekanye ko abubaha Uwiteka baraganiraga. Haleluya. Maze Uwiteka agatega iki? Maze ibyo baganira bikandikwa mu gitabo, aricyo gitabo cy'urwibutso. None reka turebe muri mugoro, abubaha Uwiteka baganira, Imana ikumva, ikanatega amatwi, ikanezezwa n'icyo kiganiro. Babwire inshuti zanjye, hari amagambo dushobora kuganira Imana ntinezezwe no kuyumva, kuko ayo magambo atayihesha icyubahiro. Muri icyo gitabo cy'intambara ikomeye baranditse, mu gitabo cy'urwibutso hari ibintu bikurikira byandikwamo. Icya mbere, amagambo yose yo kwizera. Haleluya. Amagambo yose yo kwizera yandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Kabiri, ibikorwa byose by'umuntu, ibikorwa byose by'ubugiraneza. Haleluya. Burya hari ibintu dukora ntubihe agaciro, kuko wabikoze wumva nta yindi giturano utegereje kubikoreye, ariko mu ijuru barazirikana cya gikorwa cy'ubugiraneza, ya mpano wahaye umukene, cya kibo wajyanye ku mugoroba ukadaha ku byo kurya ugiye kurarira, ukibuka umushongi ukamujyanira, igihe wajyaga muri gereza ugaburiye imfungwa, igihe wajyaga ku bitaro ukagaburira abashonji bari mu bitaro batagira gifasha. Ibyo bikorwa byose by'ubugiraneza byandikwa mu gitabo cy'ikindi. Hepfo baranditse muri icyo gitabo ikigeragezo cyose umuntu, cyangwa se igishuko cyose umuntu yatsinze. Igishuko cyose umuntu yatsinze. Wa mukobwa, niba hari umusore waje kukwitendekaho, wamutere guhemukira Imana no kuba mu mahame yayo, wamutere kwica itegeko ry'Imana, ukamubwira ati sinahangana gukora icyaha kimeze gityo, Imana indeba. Kuri iyo tariki niyo saa mu gitabo cy'urwibutso baranditse ati umukobwa wanjye arabije mu izina rya Yesu. Uwakujyanye wajya kuguha agacupa ukamubwira ati umva sinkiri wa wundi, umubiri wanjye n'urusengero rwa Mwuka, ntabwo nahangana gushyiramo ibiyobyabwenge. Icyo gihe baranditse umuhungu wanjye aratsinze mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Igitabo cy'iki, ibyo byose birandikwa. Kandi nanone Imana kuko ari intabera, ni Imana ikoresha birandikwa. Tuzabireba neza mu byigisho biri imbere, kuko twizi yuko igihe kizagera abana b'Imana tukimarana na Kristo imyaka ingahe? 1000. Muri ya myaka 1000 turi guca imanza, aho ibitabo bizabungurwa, aho buri muntu wese azajya yerekwa ibye, abazaba barakatiwe cyangwa se baraheze mu isi, ubutabera bw'Imana busuzura, kuko twifashishije iby'Imana yanditse muri icyo gitabo. Abantu bose bazerekwa ibyo bakoze cyangwa se ibyo batsinze n'ibyo batsinze. Igitabo cya gatatu ni igitabo cy'ibyaha. Muri icyo gitabo cy'intambara ikomeye baranditse, mu gitabo cy'ibyaha harimo ibintu bikurikira: imigambi mibi yo mu mitima wahishe. Umugambi mubi wo mu mutima wagende gute? Wahishe. Ukabura aho uri basekana imbereka, urirenzaho, umuntu ukamwereka ko umukunda, nyamara ku mutima umwanga urw'agace k'inkoko, nyamara ntiyararuka. Iyo migambi mibi ufite mu mutima wawe si wowe ndi kubwira, ahubwo buri wese akure mu iye. Niba hari imigambi mibi ufite,
ibyo nabyo biranga muri icyo gitabo baranditse igikorwa cyose cyo kwikanyiza, gukora ikintu ushaka kugira ngo abantu bakurate, bagushime, bakubyine, no mu itorero cy'amamare, atari kubikora gukiranuka no kubishyaka by'umurimo w'Imana, aho kugira ngo abantu bayavuga tugira mu muri gitangaza. Icyo gikorwa cy'ubwibone no kwikanyiza mu gitabo cy'ibyaha baracyandika. Ndagira ngo muri iki cyigisho urebe imbere y'izina ryawe ni ibiki bihanditswe. Cyo nshimira Imana, turacyafite amahirwe yo gusirisha ibitugu aho bitari byiza, Imana ikahindura amateka Imana y'umucyo. Ndajya mbere, inshingano yose wirengagije, inshingano si uko harimo abantu bari gusinzira, inshingano yose wirengagije, niba waratora mu nshingano mu itorero nk'umubwiriza butumwa, ukavunisha abandi mu murimo, ukumva ntibikureba, burya n'ubu bikora utyo, abandi bakaremerwa, bagakora urusengero bonyine nk'abadiyakoni, bagakora imirimo wenyine, kandi nawe warayitora iyo nshingano ukariyirengagiza, mu gitabo cy'ibyaha biranditswe uzabibazwa. Icyaha cyose wakoze mu ibanga, amategeko yose wirengagije, ukuri wirengagije kandi wari ukuzi, ibyo byose Imana irandika. Muri icyo gitabo barandika ngo Imana ntigishukwa n'abantu bigira intungane. Imana ntishukwa n'abantu bigira ikintu. Reka mbabaze, umuntu ashobora kwigira intungane bigakunda? Isashije bahaye uburenganzira, birashoboka ko umuntu ashobora kwigira intungane kandi abantu bakamwibeshaho, bakamwibeshaho bose. Nakwibeshaho ukanyibesha, ariko Imana ntigishukwa n'umuntu wigira intungane. Hari umukecuru umwe nibagirwa, iyo ndi gucigisho nyinshi cy'urubanza, nabibwirwaga n'umukuru w'itorero ahantu nakoraga amafuna ariya mu burengerazuba bw'u Rwanda, atari ahantu amajyaruguru y'uburengerazuba, ahubwo uburengerazuba hirya y'uruguru. Ambwira iby'umukecuru umwe yari asaziye mu murimo, uko umwaka utashye byari imyanya kugira ngo bamutorere umuhuzabikorwa wa diyakonikazi. Impamvu ushingiye ku bigaragara, iyo nshingano yarayikwiye. Yarazinduka, kabiri yarasura, gatatu yarafasha, kane yakoraga amasuku, agereka amabuze, arabyujuje ntabyujuje. Inama ntagiterana, bamara gutora abadiyakonikazi, umuhuzabikorwa ni nyiranani, umuhuzabikorwa ni abantu bose barakumenyera, nawe bose arabikora pe. Ariko umunsi umwe uko nabibwirwaga n'umukuru w'itorero ari ku isaha, wenda namwe iyo nkuru mwarayumvise, bari bafite urusengero, mu mbago z'urusengero hari ibiti by'intusi, noneho hari mu gitondo yazindutse kare kugira ngo iteraniro rihagere, amaze gutunganya itameze neza mu mbago z'urusengero. Arangije igihe yari yunamye ari gutoragura udushami tw'intuzi twahaguye, umuyaga urahuha, ishami riramanuka rivuye mu giti ryikubita aha muri uyu mutwe w'inyuma kuma mu diyakonikazi. Ako kanya abaho ngaho yubamye, barahembagura bajyana mu cyumba cy'ubwiherero. Byaje kurangira mu diyakonikazi apfuye, ariko igihe bamuteruraga, kuko yarakenyeye nk'uko nawe ukenyeye, bagiye kubona mu guterura babona mu mufuka we hasohotsemo inkono y'itabi. Ariko yari umudiyakonikazi, wihanga amaso nk'umubwiye, ahubwo wowe irebe muri uyu mugoroba nk'umuntu uri imbere y'urukiko, kandi bya bindi byose ukorera mu ibanga n'ibyo ukenyereyeho, simvuga imyambaro, n'ibyo ukenyereyeho mu mutima, bya bindi inama ndanga yagutoye itazi, bya bindi mu rusengero rusengeramo muri ADPR batazi, bya bindi padiri kuyobora
nutabyihana nawe bizajya ahagaragara. Kamabaza uru rubanza ruroroshye, tugani uru rubanza ruroroshye rurakomeye. Imana ntiyicwa n'abantu bigira intungane. Nta rubanza rugerwaho ngo rusomwe rudafite amategeko rushingiraho. Iyo umuntu bari kumusomera ngo dushingiye ku itegeko ingingini, urubanza ruragutsinze kubera itegeko ingingini, babwire bizera bashitse. Nubwo inyigisho nyinshi muri iki gihe abantu bigisha ko amategeko y'Imana atagifite agaciro, ariko mu rubanza akagenzuzi rw'Imana amategeko y'Imana azashingirwaho. Wondere Kamabaza, birashoboka ko umuntu yacika urubanza ngo yakosheje nta tegeko yishe? Birashoboka? Ntibishoboka. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana Yohana mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 3 umurongo wa 4 hari icyo yavuze ku bijyanye n'amategeko. Ihute ni hirya ujya guhera mu byahishe. Amategeko y'Imana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 4. Umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha ni bwo bugome. Umuntu ukora icyaha wese aba agomye, kandi burya icyaha ni bwo bugome. Umuntu yitwa umugome kuko yagomeye itegeko. Burya mu Rwanda muri umuntu umugome yagomeye umuganda, kandi umuganda ni itegeko ry'igihugu. Yagomeye inteko z'Imana, ibintu runaka kuko Imana yayo ari Imana nyamana, akanyerezo ni Imana umwami w'abami, ni Imana umwami w'ikirema w'abami kabiri, ni Imana ikomeye y'inyembaraga nyinshi, kandi Imana yacu ni Imana ikomeye y'inyembaraga zingana iki nyinshi, iteye ubwoba, ni Imana iteye ubwoba, itita ku cyubahiro cy'umuntu, itita ku cyubahiro cy'umuntu. Subira kuri ukaje gusoza dutoreje idahongerwa. Kandi Imana yacu itita ku cyubahiro cy'umuntu, ntihongerwa, ntihabwa ruswa. Nubwo abantu birirwa bayisuzugura umunsi ukarenga, abantu bakirirwa bakora ibyo bishakiye, ngo ibyo byose barabikora ntabihura mu kigira ku mpamvu ntabwo ntabwo yita ku cyubahiro cy'abantu. Twebwe dushyira abantu mu nzego mu byiciro, icyiciro cya 4 cya 3 cya 2 n'icya mbere. Kera aho baravugaga ngo sije ko leta yabivanyeho, bamwe ni abaherwe, abandi ni abakungu, abandi ni abatindi, abandi ni atindinya kujya, abandi ni impezamari. Imbere y'Imana izo nzego ntizibaho, ahubwo imbere y'Imana twese tugeze dute turaresha, ntiyita ku cyubahiro cy'umuntu. Niyo mpamvu no mu rubanza ntawe uyihongera ngo ayihe ruswa. Kandi ngo iyo Imana igiye gusuzuma ibya buri muntu ngo ikurikirane iby'uwo muntu ntari utuye ku isi wenyine. None ko mubaza gushika wanyu mwene ngata, iyo uhangara ugakora icyaha, ukarambura ibiganza ukakira ikizira, ukagenda ujya gusenya urugo rwa mugenzi wawe, ujya kwinjira urugo rw'umuturanyi wawe, wa mukobwa y'uhangara ukabesha ababyeyi ngo ntaho nagiye, kandi aho karite wayimarishije amaguru. Amagambo tuvuga yose arandikwa, ibinyoma byose bituva mu kanwa Imana irabyandika, nta na kimwe Imana yirengagiza. Ndagira ngo muri uyu mugoroba wumve neza ko turi mu gihe gikomeye cy'urubanza. Amabwire bizera bashitse, ntabwo agakiza ari cyane, ntabwo dukirizwa mu itsinda, ahubwo ibyo umuntu wese yitabwaho ntawe wenyine ku isi. Iyo mpamvu ushitse watugende, nubwo itegeko rya 5 tuzabyiga neza mu cyigisho tuzigeje rivuga ngo wowe Yesu na mbere, ariko burya kubaha ababyeyi bawe iyo bagutegetse binyuranyije n'uko Imana ishaka. Icya mbere ubaha Imana, ibindi bikaza. Ukunda ababyeyi bagakunda se cyangwa nyina kubandukisha, uwo ntakwiriye kuba umwigisha.
umwigishwa wanjye niyo mpamvu murarika muri uko mushitsi batugendere kandi ababwire nkwibutse ko ibijyanye no kujya mu ijuru ntabwo agishyira hamwe. Dushobora kwicara tugakora ikimina tukavuga ngo turarutanga kotizasiyo y'ibihumbi 5 buri cyumweru, ibyo bikagerwaho, ariko ibijyanye n'ijuru nta shyirahamwe ryabyo, ahubwo buri muntu wese aricara binyuze mu mutima nama Imana yamuhaye akiburanya kandi akisubiza, ese iyi nzira ndimo iranganisha ku bugingo cyangwa se iranyerekeza mu kurimbuka by'iteka ryose? Wasanga ibyo wizera binyuranyije na Bibiliya, kuko twabwizayo mu cyigisho twize, niba usanga ibyo wizera bitari muri Bibiliya, emera uyoborwe n'ijambo ry'Imana, kuko ukuri kose umuntu yamenye kandi akakwirengagiza, ibyo nabyo azabizira. Niyo mpamvu rero Imana izita ku mibanire y'abashakanye. Niba ufite umugore wawe ukamuraza ku nkeke, ukaba waramuteye hamuka, ubu hari abagore benshi barwaye igifu bagitewe n'abagabo babo, hari n'abagabo barwaye izo ndwara bazitewe n'urushako rubi, hari abana batanezezwa no kuba mu miryango yabo bitewe n'uko abakagombye kubabesha nk'ababyeyi bababereye ibimungu, akifuza buri gihe bakanzitaye iwabo, ndajya kuhashagaza atari gukumbura nyirasenge kuko ntazabonera umutekano. Iyo mibanire y'abashakanye mu miryango, ibyo nabyo bizitabwaho muri uyu mugoroba. Reba ese mu rugo rwawe bimeze bite? Ikindi kizitabwaho, ukuri kw'ibyanditswe byera wirengagije. Niba ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukibe, ukiba ukabyirengagiza, ijambo ry'Imana rikavuga ngo ugakoze umunsi w'isabato ukanga kuruka isabato ukaruka umunsi runaka utemewe n'ijambo ry'Imana, ukabyirengagiza ubizi, aho ntabwo mpimbika tuzagira umwanya wabyo. Ariko ukuri kw'Imana wirengagije, umucyo wose wirengagije, haba muri temperance, mu mirire no mu minywere, mu myubakire, mu mibanire y'abashakanye, ukirenza uko kuri kandi ukuzi, urubanza ibyo nabyo bizazamo. Yesu wanjye nawe ni umutambyi wacu, ni umucamanza wacu, kandi niwe utuburanira, nahabwa icyubahiro. Nubwo ari hahamuka, niba hari ikintu cyiza kibaho, ni ukujya mu rukiko ariko ugasanga umucamanza ukuburanira ari umuvandimwe wawe, ari inshuti yawe, uko biri kose ntabwo ngipfuye. Ndashimira Imana, uyu Yesu twajya kumva ibyo muri uyu mugoroba, aratuburanira, kandi igihe agiye kutuburanira avuga ibintu bye byo kunesha. Umwanditsi umwe yaranditse ngo uwo utarananiwe kudupfira ntabwo azananirwa kutuburanira, nahabwa icyubahiro. Icyo dusabwa muri uyu mugoroba rero, nk'abantu twemera ko turi mu rubanza, mureke dusange avoka wacu tumubwire ingingo zose z'urubanza. Ntabwo nigeze mburana, Imana izabindinde, kandi n'ibimbaho bimbwiriye izamburanisha. Ariko ko numva iyo ugiye gushaka avoka uyakajya kumburanira, ngo icy'ingenzi ku muntu uregwa iyo agiye kureba avoka amubwira byose ntajya ingana. Nibyo haguruka mbese, reka mvuge ngo iyi voka wanjye kandi ndashaka muburanisha, kandi nakoze icyaha runaka sakite kugira ngo ashake uburyo yenga ibyuba, ngerageje kwigira umwere byatuma urubanza rutsinda, ahubwo ndamubwira imitego yose ashaka uburyo atangira kuyitegura kugira ngo nibamukoza ku rubanza azabe yararwize neza. Nyuma rero uru rubanza ni kuregwa byabaye bike na bike. Iyo nkaba ari kundeba koko yaje mu nka zanjye itorotse, abashumba bayigisa kuba icyo bwinshi, byagenze bike na bike. Noneho nkamubwiza ukuri, niba nariye nkamubwira ngo nariye, niba narageze ukamubwiza ukuri. Reka muri uyu mugoroba nk'abantu turi imbere y'urubanza, imbere y'urukiko, dufite avoka
witeguye kutuburanira mureke tumubwire amafuti yacu kandi yiteguye kutuburanira. Soza fashe inyigisho imwe usanzwe mwumvise kandi mwumvise nanjye yamfashije. Umugabo umwe yaguje mugenzi w'amafaranga nkuko namwe muyarimo, nkuko nanjye nshobora kuza ntikore ikibazo runaka gusa amafaranga. Uwo yaragiye gucuruza, agiye gushinga butike, yegera undi mucuruzi wari umaze kuyagwiza, guza ibihumbi runaka 500 mu rugero, nanjye njye kurangura ntangire ncuruze. Nuko aramubwira ati ngiye kuyaguza, ariko turagirana amasezerano. Inyandiko igomba kugenza gute? Kubaho. Inyandiko ni ingo. Njyewe naka njyanye amafaranga ya naka, nzayamwishyura tariki iyi. Waba umuhaye amafaranga aramubwira ati dusezerane ko iri atari kunyemereye kuzanyishyura amafaranga nabura ntuyampe, nsezeranira mu nyandiko bisingire ngo yuko nibura amafaranga nzaguha ikiro cy'inyama ariko ivuye ku mubiri wanjye. Reka baze uyu mwenda mwawurya mugabo, uyu mwenda wawurya bari zawukurinde cyane. Undi ntiyareba kure, yarafite icyizere. Hari ahantu muri Kazantire hari abakiriya benshi, abona hano hose hari uburyo bwiza bafitemo gucuruza. Arandika atuma ngewe naka njyanye amafaranga ya naka 500, nzamwishyura tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu. N'ingenzi yo tariki nzamwishyura ikiro cy'inyama atari inshinga, si ikihene ahubwo ni kivuye ku mubiri wanjye. Tubyemeranyijeho twe arangije gusinya urupapuro rurabika. Muraba abari hano, uyu mugabo aragenda ararangura ibintu, arasohoka muri butike. Wa wundi wamugujije amafaranga nawe aragenda ajya gusura butike ya wa wundi yagujije. Ibyo yaranguye byose nawe aragenda agenzana arabirangura. Noneho umuti w'isabune ari kugurisha 1000, wa wundi wamugujije amafaranga ashyira kuri 700. Igitenge cya 15 agishyira kuri 12. Ibintu byose aragenda arakatura. Wa mucuruzi wawe uri kubitangira agiye kubona abakiriya yarizeye, abona bose nta n'umuje kuri butike ye, abo bose batonda umurongo ahama. Ariko reka mbaze murebe hano, wowe wagurira he? Tujyane. Agiye kubona umunsi urarangiye nta n'igihumbi agenda. Harya iyo uri mu nzu y'ubukode uri gusaba kwishyura amafaranga mu byumweru 4, harya iyi minsi irihuta? Muzarebe iyo abana baje muri vakansi bakabaha ibyumweru 1. Hari igihe tubatuma ntabwo ari vakansi bajemo, aba baje gushaka iki n'amafaranga babatumye, kuko na vakansi yihuse cyane bitewe n'amafaranga. Uriya nawe icyumweru kirangira nta bihumbi 10, ukwezi kurangira nta na kimwe cya kabiri. Arangije abantu bapfa amasezerano, umwishyuza araza tumareba urupapuro. Wanyandikiye kuzanyishyura tariki 15 z'ukwa kangahe? Yewe z'ukwa kangahe? N'urugero twatanze kuko kwezi ngaho nyishyura rero. Undi ubwoba buramufata, ntiyabona amabarira, nyongera umunsi w'ejo ngiye kuyashaka, arayashaka se arayagura he? Aho yari yizeye kwishyura nawe ni nk'aho kundi bagatereti muri banki, ukabona ibiharane biraje bagatangira bakaguteguza, nutaba amaso turashyiramo cyamunara, uratangira ugasaba imbabazi. Yego uyu nawe aragenda, yari afite umubyeyi we wari utuye mu cyaro, nawe ntabwo yari ameze ku cyakora, yari afite akamasa yoroye ko kujya kamuha ifumbire. Nuko amubwira ati rero muzehe
mfite ikibazo, nafashe umwenda w'umuntu musezerano ko nzamwishyura amafaranga yo ku itariki y'ejo hashize, none amafaranga ntayabuze, none nasinye ko ninyabura nzamwishyura ikiro cy'inyama zivuye ku mubiri wawe. None rero Rwanda undi aramubwira tuma urabizi ntacyo natuma mwana wawe, narakubyaye ntibakubamba ndeba ariko nta bushobozi mfite, ni kariya kamaze ndagafite nka kariya kamaga ifumbire nashyira mu migozi y'ibijumba nanjye na nyoko tukabona icyo turya, ariko kajyanye bagagurisha ibihumbi 70, yewe mwabizi imibare 500 ubonamo 70 hasigaye angahe? None se arishyuye? Mbega ikibazo. Umugabo bimucanze arirukanka ajya gushaka avoka, amubwira tumva mfite ikibazo, nafashe umwenda w'umuntu dusezerana gutya, none se wa mugabo yakuriye kubwira ngo kubera avoka wamwandikiye reseti? Nari mwandikiye. Wanditse ngo iki? Naranditse ngo nibura amafaranga nzamwishyura ikiro cy'inyama zivuye ku mubiri wawe. Undi avoka aramubwira tumva uzanakishyura, ariko hari icyo ndi bugukoreshe, ubwo uzajya kwishyura ejo nzaza kumva urubanza rwawe, nzaza gukurikirana uko wishyura, kuko ntaho nahera nkumuranira, kuko inyandiko igihe gute irahari. Yesu ashimwe. Bavandimwe, satani n'urugo ni uyu uduteranya n'Imana akadutera guhinduka, maze umwishyuza nawe afite morale, yashatse indobo nziza y'umutuku, yashatse icyuma gikarishye kugira ngo bamwishyure ikiro cy'iki. Abantu bose bumvise ubwo bwishyu basanga budasanzwe, imbaga yose irakoka, umugore w'uwo mugabo n'abana yabyaye bari kurira, umugabo nawe ari guhinda umushyitsi. Ese iki kiro barakivana ku itama? Ese barakivana ku kibero? Manda barakivana ku kibuno? Ese baravoma inda yose bayikeba bayijyana biragenda bite? Yari afite imitima. Reka mbabaza, ari wowe wamuha ibiryo wabirya? Uko niko umunyabyaha bise, uko niko satani adutega, aho niho satani adutegera. Maze isaha yo kwishyura igeze, umugabo araho mureba ahantu ari muhinda iki? Ari muhinda umushyitsi. Igihe wa mushinyaguzi wa mugome ugira ngo satani ari aho ngaho ari mu byishimo, azi ko iby'umunyabyaha byarangiye, iby'uwamuriye amafaranga byarangiye, ko agiye kumukata iyo nda akayivanaho no gupfa agapfa. Nuko avoka azamura ikiganza avuga tumva, mbere yuko akwishyura ndagusaba kubanza kugusomera amasezerano mwagiranye cyangwa se mwagiranye. Undi na morale nyinshi kuko yafite urupapuro arayasoma, tumva ngewe naka yanyemereye ko muguze amafaranga ya naya azanyishyura ikiro cy'inyama ive ku mubiri we, none amafaranga yayabuze itariki twahanyangeje agomba kunyishyura. Twabyemeranyije ejo yarasigaye na nyamasi. Avoka arongera azamura ikiganza aravuga tumva, nshingiye mu masezerano bagiranye, mwasezeranye ko azaguha ikiro cy'inyama ariko nta maraso ari mu nyandiko, ndagira ngo nkubwire ngo nakwishyura ikiro cy'inyama ariko wirinde ntihagire amaraso agenda mu nyama kandi ntihagire ameneka hasi, kuko mu masezerano nta bigenge bitera, kuko nibiramuka bibaye bityo nawe iyo nyama barayikata ku nda yawe. Yesu ashimwe. Imana ni nziza, Imana ni nziza. Abashima Yesu ko ari avoka wanyu. Ako kanya umwishyuza ahinda umushyitsi, abura uko abigenza. Ako kanya icyuma kimuva mu ndoge kigwa hasi, agenda atorongeye, wa mugabo aratsindishirizwa, ahinduka umwere, atari uko atari amafaranga, nuko yemeye icyaha, akabwiza ukuri mu avoka, umwavoka akamurenganura. Ushinzwe kuturenganura ni Yesu. Mureke tumwizere muri uyu mugoroba. Ni bangahe bavuga bati Yesu warakoze, twarabagucirwa ku iteka, twakoze ibyaha, urubanza rwose rukudutsinda muri uyu mugoroba, nta handi twabonera ubwishingizi, nta handi twabonera umuhinyiro, nta wundi wadushoboza gutsinda urubanza ruri imbere yacu kereka kwisunga Yesu we. Ni bangahe bemera kwisunga Yesu ntavoka, kandi bakaba biteguye kumubwira ingingo z'urubanza, bakamubwira amafuti n'ibyaha bakoze, bakemera kugira ngo baburanire, kandi
abemera kumusanga muri kubavuga ngo biravuka bihaguruke dusenge. Tutarasenga Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Reka nongere rero ibiganza by'abashyitsi muzamure hejuru mbere. Ushyire hejuru cyane ntugire ikibazo. Kirere gikoresha. Imana ibahumurisha. Imana ibahumurisha. Amen. Amen. Ese abashyitsi batugende. Iri teraniro ryose ryabakwiye kuzana imbere tugavuga amatasi. Mwebwe ubwanyu ko muri bake mwakwemera kukaza hano imbere tugafatanya gusenga dusaba Yesu umutanga bugingo kugira ngo abibashe kubaburanira kandi utanga amahoro mu mutaha. Niba aricyo cyifuzo cyawe ukumva bitakugoye rwose kuko iyo uriya mugabo agira isoni zo kuvuga ibyaha bye inda bari kubigoma kandi yari gupfa ntabwo yari kubaho. Nta handi twabonera ubwisho n'ubuhungiro ni muri Yesu Kristo wemeye kutubera umwavoka no kutuburanira. Niba aricyo cyifuzo cyawe wowe mushyitsi ndagusaba mutege nta muzana kufatanya gusa hagurukuze hano. Niba uri wakize hejuru ukaba ubyumva uri n'umusore Mwamino vejwe ryawe Rida Rikangoze Teri na mushyitsi Watuma yewe rwose ndaje Munsenge ndaje n'umushyitsi ariko nanjye aya magambo aramfashije ndifuza kwisunga Yesu kuri uyu mugoroba uniwe avoka wanjye nanjye ndifuza kwaburanira mfite byinshi binzinda mu mutima ariko ndifuza gutsindishirizwa nawe. Reka dusoze ariko kabara kaga ni utashye kandi hari ijwi rikubwira ngo reka nanjye ntamukinye mbere niba ari hari wirinira tera intambuzi mbere ko dusenga isengesho risoza. Ntawo dusigaye mbere ko turarika ufite isengesho risoza muri gahunda kamageze mu itangazo ndasaba abashyitsi bose araba bari hano nawe uri mu iteraniro ndabigusabye nka musaza wawe na mwene so kandi usaba arahabwa. Ubwo bari gutanga amatangazo basezerera iteraniro ndabakeneye ndavuganira namwe muri kiriya cyumba murambi iminota niba myinshi iraba 4 cyangwa 5 bashimiye ko mwemeye kuyimpa Imana iduhana umugisha kandi aho iri ryanjye ritageze umwuka w'Imana hageze kandi buri wese amushoboze kwikiranura n'Imana Yesu akirahera cyane ataravuga ngo birarangiye wera nakomeze ye wandi akomeze yandure reka uyu mwanya dufite
tubyaze umusaruro wo kwiyunga n'Imana kugira ngo twengere twemerwe nayo nk'abana bayo mu izina rya Yesu. Kamushiki wacu asengere amateraniro n'abashiki bacu na bene data bitanze ku bintu. Ndase tubufi semana. Turagushimye Mana yacu nziza, izina ryawe rikuru rihabwa icyubahiro. Tugushimiye uburyo ukomeje kurinda ubugingo bwacu, tugushimiye uburyo uyu munsi wabaye mu ruhande rwacu bikaba bigaragaye muri uyu mugoroba, aho wadutandukanije mu macumbi atandukanye, ukaduhurije mu nzu yawe turi bazima, ndetse tugushimiye cyane uburyo warinze abashyitsi ukanabararika bakaba babashije kugera mu nzu yawe, tukaba twigiye hamwe ijambo ryawe twese turi bazima, izina ryawe rishimwe. Mwami wacu turi abanyabyaha n'abanyantege nke, ariko ijambo ryawe niryo mucyo waduhaye kugira ngo turigenderemo turinde kurininira, ahubwo mwami wacu uduhe kugerwa naryo ku iherezo ry'urugendo rwo kuzatsindwa n'urubanza, ahubwo tuzagaragara imbere ngo tudatsinzwe n'imanza. Uri umubyeyi wacu, uri umucunguzi, ntacyo twagushinja utadukoreye. Turakwinjiza cyane kugira ngo umwuka wera muri uyu mugoroba yemeze imitima yacu kukwizera, n'uhishurwa tuzabane nawe by'iteka ryose. Sabiwe umugisha abana bawe babashije kurarika hirya hino, aribo natwe abasangwa twakugiriyeho umugisha ko ufashije umugaragu hamwe na Yesu. Pastor agica agatekerezo arindi kwibaza ariko uriya mugabo n'iriya nyama arayikirako ubundi ariko byabo atarasohoza ndumva gufite ibinyamumuri, ariko Yesu ni mwiza, ijambo yavuze ni rurangiza. Satani wari uteze inyama, niba ari umutima, niba ari ibihaha, niba ari ibinda, baratsinzwe. Uje wibaza ako kantu gute Yesu aho wambuye nawe umugabo atakurundi uretse weho gusa, izina ry'Imana rihimbara. Rero bakaryoshe gikabitswa amata. Jewe ni gahunda bararitse ngo muze tujane, ariko ibiryo umudamu yateguye ndabyo bahaza. None simbihareho ndabyo bahaza rwose, ariko Yesu ufite ingono ihazaga bose abagenda imbere. Mu gitondo tubonane iri tsinda umwanditsi yambwiye ngo ni 385. Yesu ashimwe. Maze Pastor wacu tukomeze tumusengere, saa 11 twongere tubonane mu izina rya Yesu. Kandi bafashe. Amen. Rwose.